Mwaramutse neza. Hari amakuru mbazaniye nubwo atari meza ariko reka nyababwire. Hari icyorezo cyateye isi yose, cyateye abantu bose, hose cyahageze. Ku isi yose nta hantu kitari kino cyorezo. Icyorezo gihangayikishije cyane, icyorezo giteye ubwoba rwose. Ikibabaje noneho kuri iki cyorezo ntabwo kiri kurobanura, kuva ku mwana mutoya kugeza ku musaza bose kiri kubafata. Mwumve ko ari ibintu bibabaje kandi bibabaje. Nubwo icyo cyorezo giteye ubwoba kandi kikaba cyugarije isi yose, nyamara hari umuti ukivura, nubwo abantu bamwe bawirengagiza, abandi bakaba batawuzi. Icyo cyorezo nta kindi bacyita icyaha. Icyaha nicyo cyorezo kizengereje isi yose, kuva ku mwana muto kugeza ku musaza. Ikigero cyose waba urimo, icyaha rwose kizengereje abantu. Noneho muri iyi minsi icyaha cyazengereje abantu cyane. Ni icyorezo cyose kibazengereje kandi ni icyorezo kibi kirimbura. Iki cyorezo cy'icyaha kirica kikarimbura. Umuti nta wundi rero wo gukira iki cyorezo, nubwo benshi batawuzi, abenshi bakaba bawirengagiza. Umuti nta wundi ni Kristo, ni Yesu Kristo, umwami w'amahoro, umwami ugira neza. Niwe muti w'icyaha. Kristo niwe ukuraho ibyaha byacu twebwe abari mu isi. Rero ni mucyo twihane ibyaha byacu, tuve mu bibi turimo, kugira ngo Imana itazaturimbura. Tuze tuyisabe imbabazi kuko ibabarira.